muhazi bamwita Jibril Outtara arabanza arapfukama akora icyo bita Goooaaall arasenga abwira Imana ati Allah subhanahu wa ta'ala icyubahiro kibi cyawe izina ryawe rishyirwe hejuru cyane kuruta andi mazina yose niho mbashije ukanshoboza umpaye gutsinda igitego cya 12 muri shampiyona kikaba ari igitego cya mbere kuri matche ya APR na muhazi abafana ba APR bati umva amajwi yabo gatoya amasegonda abiri umva ukuntu bameze umva umurindi wabo hano iyumvire nyamukandagira ikaba ikoze ibintu bibi cyane ivuga iti n'inzozi niba hari n'izo mwari mufite bareyo muzisubize kabisa aho zari ziri gutakaza nibiza koroha hano APR iterekamo icyambere cya Jibril Outtara pasi turutse ku ruhande Axel hagana muri kona umupira uzugendera hasi communication igenda nabe hagati y'umuzamu n'umudefenseri wambaye nimero 5 baro umusore Jibril Outtara ayitega ikirenge kumwe kabisa akamami umuntu akaruza isosi atezeho ikirenge gusa agapira karaza kikozaho karidaha karagenda kikoza mu nshundura nazo ziravuga ziti nta kindi nakora no kunyaganyaga boro yamaze kungeramo ziranyaganyaga bya hatari APR kimwe ikipe ya muhazi ubusa kabisa igitego cyiza cy'abataka amapira uhinduwe niba ndebye neza ni ashaka ko ari ruboneka arawuhindura kabisa uzunyerera hasi yaguranye na Kageje ajya ku ruhande noneho umupira Kageje asa n'ugaruka kabisa pasa ruboneka itawugarura arawugarura uzunyerera nk'imbarabara uri hasi ku bwatsi kabisa hanyuma uyu musore w'Agadugu hariya mu gihugu cy'abantu b'inyangamugayo hariya kwa Thomas Sankara muri Burkina Faso ikirenge nyerezaho iri gufwa rwose kwino irino rinini ry'igikumwe niko navuga iri gufwa niryo kojejeho riri kwino ry'igikumwe niryo kojejeho kabisa umuzamu Amani birangira ariho abaza uyu musore witwa Murangamirwa Serge ati bigenze bite ko murangaye ari zamukira n'ubundi ya APR reka turebe kurana rw'iburyo Kageje rawuhindura imbere zamu bishira ukuramo biragaruka kwa ruboneka APR bari bitsinze birakomeye ari kumpira baratabara n'ubundi n'umupira mwiza cyane wabita ruboneka razamuriye umuvandimwe Outtara bariho bashakishiriza abagenzi be kugira ngo barebe uburyo bakongera ibitego imipira yose bari kwerekeza kuri Outtara atari kabisa iminota imaze kuba ingahe 37 ikipe APR kimwe muhazi United ubusa nabwiraga abantu rero ni Mutaramane na Kasesa Distillers ikinyobwa kimeze neza kabisa bakaba bafite icyo bita ibyo kunywa byishemo icyanga kidahusha icyaka keneye kurangura Kasesa Outtara mukanya aravuze ati mfite wati nyinshi z'umuriro wo gushyira mu ikipe ya muhazi natumye nshyiraho nimero ariko nimero ya Kasesa ni 07 82 48 38 07 82 38 Axel nako abantu bagomba wita abana taramana kabisa nibyo kunywa bidasembuye bya Mutware Beverages mutwale energy drink wanyweye amasaha 2 mbere yo gukora iyi match ni nta yindi banayitwaje mvuga nti match rasaba imbaraga ni ya Mutware irasaba gatuza cyane kugira ngo umwuka ijwi nta makaraza uza kufita imbaraga ntibazi ko iba muri plastike ibirazwa umva cyane byihorere tanzi icyo bita ibimenyetso cyane tayari birumvikana energy drink ruganguranywa ni ya Mutware hanyuma hari n'ibindi byo kunywa byiza cyane nka Mutware apple malt hari Mutware pineapple hari Mutware mixed berry ndetse na Mutware tangawizi murabizi ko tangawizi ari nziza cyane ubwo bagenda bafata izi mbuto cyangwa se ibihingwa bakabitunganya ubundi bakabishyiramo flavor ku buryo biryoha kandi biba bimeze neza
ni uruganda rufite ibirango bya S-Mark, ibyo kunywa byabo byemewe gucuruzwa mu Rwanda no mu mahanga. Si bya bindi unywa ugasanga biguteye ibibazo by'uburwayi cyangwa se kubera uburyo bidapimye ugasanga byanatuma ubuzima bwawe buhagendera. Ibyo rero Mutware barabikemuye, bakaba ari uruganda ruri mu mujyi wa Kigali no mu turere twose, barabazanira bakabagemurira bakabibagereza aho mukorera. Hamagara 0782 50 78 70 07 82 50 78 70. Inyamirambo bigenze bite ko muna abafana bishima? Mbizi naba nkubeshya ndumva uze kwizigira narebe ntacyabaye mukomeze. Kama n'abafana baserebura hano kuro ntacyabaye. umufana umwe apera arahagurutse araserebura abaye nka bakame ngo mu ishyamba yabwiye intare n'izindi nyamaswa ati ibintu bibereye muri iri shyamba turirahiye birashize. Inyamaswa zaratibitse ziriruka zigeze imbere ati turi guhunga iki, zihagaze zisanga ntacyabaye. Ntacyabaye rwose. Umufana umwe arahagurutse yinaga ibirere, mbona abantu bose batireye irakiri amahanga. naremvuze ni kwantumu ya Claude, abareyo barayishimusa ko atavuga. Ahubwo njye ndibajije ngo hari undi muntu ufite tekinoloji ku buryo yamenya ibintu mbere ya kwizigira bikadusangira. Nimutuze radiyo yanyu irakora, ntacyabaye murera n'ubusaku busa. Aya akaba rero ariko bimeze, iminota imaze kuba 41 kiracyari cya gitego cya imwe cya peri cyatsinzwe na Sheikh Jibril Outtara ku minota 34 ku busa bwa ekipe ya Muhazi United. Mu kanya gato cyane mu minota 45 y'igice cya mbere iraba yuzuye. Ubwo rero reka tugereze turebe peje magato cyane kwa Bishira Londola Latif. Attention, pira gati mu kibuga kina neza cyane seraba ekipe ya Muhazi United. Passe Kagaba zompira nyuma gato cyane kwa Bishira cheko mpira muremure ariko yaraririye. Kagaba Nicolas isanzemo wenyine ni umuvandimwe Poti Masimango Fiston. Ahangaha ndashyiramo kwizigira gatoya Rugangura namuvugishije. Kwizigira uranyumva neza cyane. Twiganiye nk'abari kuri telefone. Yego. Iyo bavuze uruganda rwitwa NBG wumva iki? Iyo bavuze NBG numva inzoga ziryoha cyane zujuje ubuziranenge. Urugero duhereze urugero rw'imwe ushobora kuza gusoma nimugoroba kandi ugasoma mu rugero. Hari igezweho yitwa Bombastic Gin. Noneho ikaba ije yongera uburyohe n'ubundi nk'ubwo Fimbo Gin yari ifite. Ariko kwantumu nayo bigenda, kwantumu wajya ngo turi kumwe. Nge nawe dufatanyije kogeza umukino. Ewan, iyo bita Fimbo rero iyi ngiyi kwizigera guhitiyemo ni inzoga nziza cyane bayita Kiboko la Q, igice kijyanye n'icyaka ikagitsirika burundu ukamera neza cyane. Soma kubyo kunywa bikorwa na NBG, uruganda rwiza cyane ruherereye mu mujyi wa Kigali ya ku Gisozi. By'umwihariko soma kuri Fimbo Gin, kuri Bombastic no kubindi binyobwa byabo. Birangure niba uri umucuruzi cyangwa se n'ufite depo uranguza abandi, urebe ngo uratera imbere kandi ibintu bimere neza cyane. Cyane kurangura ku ruganda nimero iroroshye cyane ni 0782 16 11 11 0782 16 11 11. Hanyuma mwibuke yuko umuntu utaragize imyaka 18 cyangwa umugore utwite ntago yemerewe kunywa agahiye kimwe n'uri butware ikinyabiziga n'abandi tunyweres.